niyo mpamvu Yesu hari yavuze ngo nimubona umutini ushibu uto bari bahanuzi uvuga ngo nimubona Isirayeli yongeye kubyuka uzabone ko ibihe byegere. Numva rero ukuntu iri jambo kuvumwa kundi rikomeye cyane. Imyaka 1840 Isirayeli itabazwa itari ku isi yabonye ubwigenge nkuko nabivuze 1948 ukwezi kwa gatanu tariki 14 hashize imyaka myinshi cyane itabarwa ku isi. Yishe miliyoni 6 z'abayuda Abisirayeli bari baratatanye mu mahanga yose. N'uyu munsi hari abantu bari hanze ya Isirayeli bamaze kuba abandi bantu bamaze kubandi amagambo y'Imana usanga ibintu musozi amazi abantu umusozi yavugaga yaravuze ngo uyu musozi bavuga yuko uwo musozi bajyaga baterekera ntibibuka amateka y'Imana yabakuye muri Egiputa ntibibuka amabwiriza y'Imana yagira ngo bahinduke ntibibuka umugambi w'Imana kuri bo ahubwo uhereye muri cya gihe Isirayeli cikamo kabiri abami batangiye kujya bajya guterekera inyanja aho ibisobanura gucirwa urubanza. Gusenga everyday, gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza ningabi tukingira gusenga bikingura ijuru tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere kumeze neza. Ni gusenga buri munsi, nusenga uzanesha, ariko unanirwa no gusenga uzanesha. Umusaza muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard, abari mu Rwanda turasuhuje tubabwira ngo Imana ibagusha muri inshuti zacu zakadasoka. Abari mu Burundi turasuhuje tubabwira ngo amahoro y'Imana. Abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge tubabwira ngo Imana ibamugisha kuguhitamo ibiganiro byacu muri inshuti zacu zakadasoka. Abari mu Burayi turasuhuje tubabwira ngo Imana ibamugisha cyane inshuti zacu ziri mu Rigiye, abari muri mu Faransa, abari muri Suwede tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Abari mu Rusaya tubabwira ngo Imana ibamugisha mu inshuti zacu zakadasoka. Abari muri Amerika tubabwira ngo Imana ibamugisha cyane inshuti zacu ziri muri Canada tubabwira ngo Imana ibahe umugisha. Ni gusenga reka dushimire umuntu ubana natwe buri kiganiro ko isose tubwira ngo Imana iguhe umugisha. Dushimire umuntu yakanze subscribe cyangwa yakoze sabone. Reka dushimire umuntu uzufata ibiganiro byacu akabihereza inshuti yiwe tubwira ngo Imana iguhe umugisha cyane, Imana iguhire, Imana ikwagure kubw'umurimo wawe ukora. Nuko rero mubona kuri kamera ya gusenga everyday kumwe n'umukozi w'Imana ubwa mbere agaragaye kuri gusenga everyday, watangira wibwira abantu urinde urumuntu. Murakoze cyane, nitwa Badahakana Atanazi, abandi mwana w'Imana. Icyo nshyira imbere cyane kurenza ibindi kubera yuko ibindi byo tubishobozwa nayo. Nitwa rero Badahakana Atanazi nko mbivuze, nkaba mbarizwa mu Itorero ry'Imana umungeri mwiza hariya Inyarutarama, kandi nubwo tutabishyira imbere cyane ariko ibyo Imana yanshoboje gukora nuko nigisha abantu ijambo ry'Imana. Ndabikunda cyane kwigisha ijambo ry'Imana kuko iyo umuntu asobanukiwe ijambo ry'Imana bituma amenya agaciro afite imbere y'Imana kandi akiri no muri iyi si. Ikindi Imana inshoboza gukora nuko ndi umujyanama mu murimo w'Imana mu nzego zitandukanye, ariko cyane cyane iyo abantu bagiye kurushinga niko babyita mu Kinyarwanda, nijye ubigisha nkabagira inama, icyo bita ikirimi cy'icyongereza ngo ni premarital counseling cyangwa se inama ku bagiye gushakana. Ikindi nkora nuko nkunze kwita cyane ku bantu bagikizwa, kubera yuko Bibiliya uko ivuga yuko iyo umuntu akijijwe n'umwana uvutse. Rero nyankunda cyane kwita ku bana bavutse kuko nzi neza yuko baba bakeneye intungamubiri kugira ngo babeho neza, kugira ngo bazakure uko Bibiliya ivuga ngo bagere ku kigero cya Kristo. Rero ndabashimiye
ndashimira iyi channel yitwa Gusenga buri munsi. Narayibonye ndayikunda cyane, hari abantu b'inshuti zanjye benshi nabonye bayikoraho, kandi nanjye numise nyikunze. Murakoze cyane kunyakira, kandi Imana ibaho umugisha. Urakoze umukozi w'Imana, watangira usenga Imana ngo twinjire mu kiganiro nyezina. Yego, reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Mwami wacu Yesu Kristo, Imana yadukunze ikatwitangira, kaduha umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo adupfire, kandi tubone ubasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Ndagushimiye kubw'uyu munsi n'uyu mwanya mwiza umpaye. Nshimira n'abayobozi b'icano wahaye amahirwe, baha umugisha kugira ngo babe abayobozi b'iyi televiziyo, kugira ngo bageze ubutumwa bwiza ku bantu benshi. Uyu mwanya rero Mwami Imana tugiye gufata kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, reka umuntu wese uryumva rimubere igitsika ku mutima, kugira ngo bibere umugisha kandi ashobore kubaho muri iyi nzira, n'abatarakumenya Mwami Imana bakumenye, kugira ngo bamenye umugambi wo mwiza ubafitiye. Urakoze rero, dutangira ubane natwe kandi dusoza utugire neza muri byose. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Reka tubwire abantu mukurikira Gusenga every cyangwa ushobora kuba ubwa mbere ubonye Gusenga everyday. Gusenga everyday wahabona inyigisho udashobora kubona kuri ayandi macano yandi udashobora kubona. Ushobora kuba umaze n'imyaka myinshi mu gakiza, ariko wazasura ibiganiro bya Gusenga everyday ukagira ahantu uvuye n'ahantu ugejeje ugakura mu gakiza. Kuri Gusenga everyday hari inyigisho zitandukanye. Hari inyigisho z'igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana, hari inyigisho ibihe bintu Imana yageneye isi, hariho inyigisho zo kurokoka kwa Yesu, hariho inyigisho za doctrine wazisanga kuri Gusenga, n'inyigisho zindi zitandukanye zijyanye na Bibiliya. Niyo mpamvu n'uno munsi tubatumira abakozi b'Imana bafite ijambo ry'Imana, basobanukiwe ijambo, niwe tuzabakomeza tubazanira. Rero n'ubu namahirwe kubonye cyane ya Gusenga everyday. Gumana natwe, ntukadutakaze. Gumana natwe, kurikira ibiganiro byacu. Nukomeza gukurikirana ibiganiro byacu, uzakura mu gakiza, uzamenya byinshi utaruzi. Imana iguhe umugisha, mukozi w'Imana, tukaba tukwakiriye rero. Murakoze cyane, kandi ndanezerewe cyane kunyakira kugira ngo tugirane ikiganiro tuganira ku ijambo ry'Imana. Ndabikunda cyane, kandi numva umuntu wese wakira ijambo ry'Imana rimubera umugisha. Ikindi nkunda gusoma Bibiliya cyane, kuko Imana yaduhaye urwandiko kugira ngo turusome tumenye ibyo ishaka kutubwira, tumenye ibyiza birimo, tumenye uburyo tuzajya twitwara, tumenye uburyo twabaho, tumenye ibyo byiza birimo tubyakire, kandi tumenye nuko twakwirinda, kuko ni umubyeyi wacu, ni umwami wacu, niwe buntu bwacu, niwe mbaraga zacu, niwe kugirirwa neza. Rero ngenda ikunda cyane Bibiliya, kandi nakangurira umuntu wese kugira ngo ajye asoma Bibiliya, nibwo uzamenya umugisha urimo. Rero tudatinze, reka dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire umwanya Imana iri budushoboze. Tugiye gusoma mu butumwa bwiza bwa Matayo, igice cya 21 no ku murongo uhereye ku murongo wa 18 ukageza 22. Ariko umurongo ngenderwaho nifuza ni umurongo wa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 18 nako cya 21, ku murongo wa 18 kugeza murongo wa 22.
Bibiliya iravuga ngo bukeye bwaho mu gitondo kare asubira mu murwa arasonza, abona umutini iruhande rw'inzira, arawegera asanga utariho imbuto keretse ibibabi gusa. Arababwira ati ntukere imbuto iteka ryose. Muri ako kanya uruma. Abigishwa babibonye baratangara bati, mbega uhereye ko wuma. Muri ako kanya Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mudashidikanya, mutakora nk'iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi muti shinguka utabwe mu nyanja, byabaho. Wa murongo nababwiye wa 22, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nsubire mu uyu murongo wa 22 nkuko nababwiye igice cya 21 murongo wa 22, kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Nshuti bavandimwe, nshuti bene data bakurikiye iki kiganiro, mfite umutwe w'ijambo uvuga ngo agaciro k'abana b'Imana. Agaciro k'abana b'Imana. Dusomye amagambo nkuko twabyumvise ubutumwa bwiza bwa Matayo. Tubonye uko Yesu ngo yarasubiye mu murwa. Bivuze ngo ejo hashize yararimo. Yesu iki gihe ni igihe yarashigaje, ukurikije amateka ya Bibiliya, yarashigaje iminsi mike kugira ngo apfe. Yari yarayaje mu rusengero, asanga baracururizamo. Amateka avuga ko hari ku cyumweru. Ntabwo wari umunsi wo gusenga kuko icyo gihe basenga ku isabato. Noneho ku cyumweru bakinjiramo bagacuruza, ngo abirukanamo. Amaze kubirukanamo arangije ngo ajya, hari umurwa yakunda kujyamo, umudugudu witwaga Bitangiye. Noneho ngo bukeye ngo aragaruka asubiye mu murwa, ngo arasonza, niko Bibiliya itubwiye. Noneho ngo abona igiti cy'umutini hafi y'inzira, ngo ajyaho ararunguruka areba ko yabonamo imbuto, ngo asanga nta mbuto zirimo. Iyo usomye muri Mariko bavuga yuko ngo kitari igihe cyo kwera imbuto. Yesu ahita abwira icyo giti, niko ijambo rivuga, ngo ntukongere gukurwaho imbuto ukundi. Dusubiye inyuma gatoya, Matayo yandika ubutumwa bwiza bwe, yanditse nyine bwa Yesu. Yandikiraga abayuda ashaka kubabwira yuko umwami bari bategereje ari Yesu, kandi yaraje. Niyo mpamvu iyo utangira mu gice cya 2 cya Matayo, bari bavuye iburasirazuba, barabajije ngo umwami yavukiye he?
abandi baramubwira ati ngo azavuye bati amateka avuga ko azavukira i Betelehemu. Urumva rero Matayo yashaka kubwira abisirayeli ko Mesiya bari bategereje, umwami bari bategereje yaje. Ariko noneho urumva igitangaje nuko uko batekerezaga umwami siko babonye Yesu aza. Noneho rero kubyemera birabagora, ariko Bibiliya ikatubwira ko koko yari umwami. Iyo dusomye muri Yesaya, Bibiliya ivuga ngo azitwa Imana ikomeye, umwami w'amahoro. Ndashaka gusa kugira ngo mbahe wenda nk'urufatiro rw'ibyo nshaka kuvuga. Ageze aho hantu yari umwami. Tubanze twumva ikintu, yari umwami. Arangije ngo arasonza. Ese umwami arasonza, mwami arasonza, mwami arasonza. Ndagira ngo mbibutse ko Yesu aza hari ibintu twita office. Yari afite biro enye. Biro ya mbere yari umutambyi, biro ya kabiri yari umuhanuzi, biro ya gatatu yari umwami, biro ya kane yari umucamanza. Amaze kuza ageze mu isi, hari biro yasohoje n'ebyiri. Yasohoje biro ebyiri, izindi ebyiri ntizirasohora. Haleluya. Amen. Yaje nk'umuhanuzi, biragaragara hari naho bavuze bati umuhanuzi ukomeye yageze mu gihugu. Ubutambyi bwo bwose nibyo yagaragaje, kuko iyo usomye mu Baheburayo igice cya 10 ku murongo wa 10 niho bavuga ngo uko gushaka kw'Imana. Yesu yafashe umubiri we arawutamba ngo bimwe bibe rimwe gusa bihinduka iteka ryose. Amen. Niko byasohojwe nuko ari umutambyi nyakuri. Ahandi biri kavuga ngo ni umutambyi mu rwego rwa Melkizedeki. Urumva rero office ebyiri yarazisohoje. Office yo kuba umutambyi na office yo kuba umuhanuzi. Hasigaye office ebyiri muntu w'Imana. Izo office ebyiri nizo abana b'Imana bategereje. Office y'ubwami na office y'ubucamanza. Ntabwo ndi utindeho cyane. Ndashaka kuvuga iriya evenoma cyangwa se event yagaragaye n'ibintu byagiye bigaragaramo. Avuye mu mudugudu yari yarayemo, arashaka gusubira mu murwa, arasonza nubwo ari umwami, abona igiti mutini, abura imbuto kandi cyakazeze nubwo ngo kitarigiye nk'uko Mariko abivuga, hita kivuma. Nagira ngo mbabwire ngo muri Isiraheli hari ibiti bitatu by'ingenzi cyane kandi bisobanura umugambi w'Imana kuri Isiraheli no ku itorero muri rusange. Ahangaha turabona igiti cy'umutini gusa, ariko niyo usomye mu Itangiriro ubona ngo Adamu na Eva bamaze gucumura, ngo baragiye barihisha bafata ibibabi by'umutini biremera ibintu byitwa ubucocero. Njya nibaza iyo Imana itabasanga ngo ibaremere umwambaro w'impu, bari gusoroma ibibabi igihe kingana iki? Nyuma y'amasaha ngahe? Iyo usoromye ikibabi ukakijugunya aho ngaho gihita cyuma mu minota mike. Muri make bargahora basoroma. Bari kubura n'umwanya wo gukora kubera ko barasoromaga kugira ngo bikingi bambare. Niko Imana kubasanga
irabaremera umwambaro w'uruhu. Ariho naho ubutumwa bwiza buhera mu Itangiriro cya 3 ku murongo wa 21. Umutini yonye isomye neza mu isezerano rya kera ubona umutini hanyuma ukabona umuzabibu hanyuma ukabona umwelayo ibiti bitatu. Ariko mwibuke ko ngewe ikintu cyangeze ku mutima maze gusoma iyi nkuru, nashatse kugira ngo mbwire abantu agaciro abana b'Imana bafite. Ubusobanuro bw'abantu b'abahanga bize Bibiliya baraminuza basoma n'ibitabo byinshi, bavuga ku mutini bagasobanura, barangiza bakavuga ku muzabibu bagasobanura, barangiza bakavuga ku mwelayo bagasobanura. Iyo uvuze kuri Israeli gusa, mutini ni Israeli mu isezerano rya kera, kandi na kiriya gihe Yesu yazaga yashaka kugira ngo Israeli imenye icyerekezo Imana yahinduye, be kuguma kwirebera mu mateka ya kera, ahubwo birebere ko bagomba kwakira umwana. Bibiliya ikavuga ko Imana yahamagaye umwana wayo kuva muri Egiputa, ikuvuga. Ariko Israeli ntiyitware nk'umwana. Navuze ngo tubane tuvuge ibyo biti bitatu nka Israeli. Umuzabibu kuri Israeli ni amateka ya Israeli nk'umwana w'Imana. Amen. Amateka ya Israeli nk'umwana. Hanyuma ku giti cy'umwelayo ni amateka ya Israeli muri kazoza, mu gihe kizaza. Cyo nzavuga ngo in future. Amateka ya Israeli mu gihe kizaza. Ariko nanone iyo dusubiye inyuma gato yambasha kubabwira ukuntu Imana yakoranaga n'abantu bayo mu isezerano rya kera. Imana ni umwami. Naho na akadomo ntiwabihindura. Ni umwami, ni bosi. Hanyuma abantu bayo ni abagaragu. Zumva usomye Bibiliya usanga ngo Israeli umugaragu wanjye, Yakobo umugaragu wanjye, Mose umugaragu wanjye, Yose umugaragu wanjye, Ezekiel umugaragu wanjye, Daniel, gutyo. Noneho rero Imana mu isezerano rya kera abantu bayo bari abagaragu. Kandi mwumve, mujye mubyumva neza bino bintu. Umugaragu umwami. Umugaragu umwami. Ubundi ikintu kiranga umugaragu ni ukubeshwaho no kugaragaza umusaruro. Umwami yaje kureba umugaragu aho ari, abashaka iki? Umusaruro. Kandi mukumve neza mw'abantu mwe, nshuti zanjye mukurikira iki kiganiro. Umwami yaje kureba umugaragu, abashaka iki? Umusaruro. Abashaka umusaruro. Mu isezerano rya kera niko byari bimeze. Kandi twibuke ko mu isezerano rya kera Abisiraheli bakiva muri Egiputa, Imana kugira ngo izashobore kubayobora bafite mayindi zo kuyoborwa n'Imana nk'umwami wabo n'abari abagaragu bayo, yashyizeho amategeko. Yahamagaye Mose, imuhamagara ku musozi wa Sinayi, namwe ngo nazamuke. Azamutse imuha amabwiriza. Buriya ntukagira ngo amategeko si ikindi, buriya yari amabwiriza Imana ishaka guha Abisiraheli. Bavuye mu gihugu kitazi Imana, bavuye mu gihugu bafite amateka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko bari bamaze imyaka 430 muri icyo gihugu, bari mu bubata.
barabaye abagaragu ba Farawo imyaka irenga 400. Urumva rero muri mind zabo, mu bitekerezo byabo, wa mugani bari abagaragu. Imana rero nubwo bari abagaragu bayo, kandi Imana ishaka kuba transforma ngo bumve ko ari abana bayo, itangira kuba amabwiriza. Buriya ngo abantu burya benshi baza amategeko 10 gusa, ariko hariho amategeko 613. Nta kindi Imana yashakaga ko ari ukugira ngo ibahe imyumvire ihindutse itari yo mu gihugu cya Egiputa. Igihugu cyari gishingiye ku kwemera ibigirwamana, kandi muri icyo gihugu inzoka niyo yari imana yabo. Niyo mpamvu Farawo ingofero ye, ikamba rye ryabaga rishushanyijeho inzoka. Tuzabivuga ikindi gihe. Noneho Imana igashaka kugira ngo transforme Israel ikoresheje amabwiriza. Ubundi guhindura umuntu biragora. Guhindura umuntu biragora. Niyo mpamvu imigani ivuga ngo gufata umutima w'umuntu ukawufata ukawuhindura biragoye. Wafata umurwa ukawufata ukawemeza ukawushyira munsi y'imbaraga n'ubushobozi bwawe, ariko ku mutima w'umuntu bitwara igihe kinini, kandi bisaba kugira izindi mbaraga. Ndashima Imana ko umwuka warajya ahindura abantu, agahindura imitima y'abantu. Wumya no guhumbura umuntu agahinduka, ahitamo inzira ikwiriye. Rero mu isezerano rya kera umwana w'umuntu yari imbere y'Imana nk'umugaragu, kandi Imana ikaba umwana. Katujye ku giti cya kabiri. Igiti cya kabiri ni umuzabibu. Umuzabibu. Nababwiye ngo muri Israeli ibiti 3 by'agaciro gakomeye cyane. Umuzabibu rero ukunze kugaragara cyane mu isezerano rishya, nubwo mu isezerano rya kera hari aho bawuvuga. Hari nkaho Isaya avuga ngo nahinze uruzabibu rwanjye, ndarwuhira, ndarubagarira, ndushyiraho inkike, ngo kandi ngo n'amahwa yose yawuzenguruka ngo nayatwika. Iyo yari Israeli. Ariko kubera yuko batigeze bamenya neza gahunda y'Imana, Imana iza gufata uruzabibu irushushanya n'itorero. Imana ishimwe cyane. Amen. Irushushanya n'itorero. Rero Yesu amaze kuza, toranyije abigishwa, atangira kubigisha, abatoza nk'itorero, kuko Imana yabwiye Abisirayeli, Yesu niwe wabivuze ngo ubwami bugukuweho buhawe irindi shyanga. Yesu yavuga itorero aho ngaho. Rero Yesu yavuze neza mu gice cya 15 cya Yohana, aravuga ngo nije muzabibu, namwe muri amashami. Ngo kandi ishami ritera imbuto ndikuraho, karitema, karitwika. Ngo ariko iryera imbuto ndyaganyaho amahage. Mu Cyongereza niho bivuga neza ngo ni pruning. Iyo bashyize guhinga ikawa, iyo wabaga uri gukorera ikawa, wagendaga hagati y'ishami n'irindi ukuramo akantu kagenda kameramo, kwanganya amahage, pruning. Noneho Yesu yashaka kuvuga ko niba ari umwana w'Imana, hanyuma abigishwa niba ari umunabe, amashami, kandi na Bibiliya twemeza ko turabara umuna wa Yesu. Ubwo rero wumve, isezerano rya kera umugaragu, isezerano rishya umwana. Ni mwumve ukuntu agaciro gahinduka. Imana izafasha Abisirayeli bemera Yesu Kristo, ariko byararangiye kubera ko n'uyu munsi ngo ntibamwemera.
njya numva ngo niyo ugeze ngo baravuga ngo abanyamahanga ngo mwemera umuntu ngo ni imana yanyu, nguriya ngo ni grand frère ngo ni grand frère, ngo hari umuntu ugize ko bazate se naza mugasanga ari Mesiya koko muzabigenza si grand frère ntacyo yadutwara, ni grand frère. Ariko Imana uyu munsi wayihakana, iyo udahindukiye ngo ugaruke hari ingaruka. Abisirayeli n'ishyanga rikomeye cyane uyu munsi, Imana yafiteho amasezerano ariko banze Mesiya. Uyu munsi ushobora gusanga 2%, 2% y'Abisirayeli aribo bakristo, abandi bose n'andi madini irikomeye cyane ni idini ry'Abayuda. Umuzabibu rero washushanyaga umwana, Imana aracyari umwana. Umve neza, aracyari umwana kandi ni boss, mugabo ukomeye. Hanyuma agahinduka n'umubyeyi mu isezerano rishya, ni data. Icyo nicyo kintu gikomeye Abisirayeli n'uyu munsi babukijwe, bizabasaba igiciro gikomeye mu gihe kizaza. Reka mvuge gatoya ku giti cy'umwelayo. Igiti cy'umwelayo gisobanura ku bwa Isirayeli, gisobanura ngo ni Isirayeli ejo hazaza, cyangwa se Israel in future. Israel rero nyuma yuko bamaze kutemera Mesiya, ubwami bugakurwa kuri bo bugahabwa itorero. Uyu munsi itorero ritegereje Mesiya kwagaruka nk'umukwe, hanyuma itorero ni umugeni. Itorero ni umugeni, Kristo ni umukwe. Imana iracyari umwami, Imana iracyari umukoresha ukomeye, ni boss. Ariko wumve ikintu gikomeye uko ugenda itransform ibintu. Noneho mu bihe bya nyuma mugaruka kwa Yesu Kristo, Imana ari Yesu Kristo ni umukwe, itorero ni umugeni. Iki ni ikintu gikomeye cyane ku bantu bashatse, ari abagabo abagore bashatse bagakora ubukwe byemewe neza. Barabizi iyo umugeni ategereje umukwe, barabizi ukuntu umukwe yitegura ajya gusanga gutora umugeni we. Ni ibintu bikomeye, ni ibyiciro gikomeye. Umva rero, uhereye mu isezerano rya kera umugaragu n'umwana, mu isezerano rishya umwana n'umubyeyi, mu bihe bya nyuma ugaruka kwa Kristo umugeni n'umukwe. Agaciro kagenda kazamuka. Natangiye mbabwira ngo numva ku mutima wanjye ngomba kubwira umuntu wese wakijijwe akemera Yesu Kristo mwami n'umukiza, agomba kumenya agaciro Imana yamuhaye. Nongere nsubire mu byanditswe uko byatubwiye ko Yesu ageze ku mutini yasanze nta mbuto ziriho. Ni umwami uje kureba umusaruro w'umugaragu. Umwami ntiyitaye ku mpamvu ufite, yitaye ku musaruro utanga. Umwami ntiyitaye ku bihe byawe, yitaye ku musaruro ufite. Amaze kubona nta mbuto ziriho, yagendaga n'amaguru. Nababwiye ngo afite office enye, office y'ubwami. Turacyayitegereje, ariko abizera tuyifite ku mutima nk'igitsika.
amaze gusanga nta mbuto ziri muri uwo mutini arawuvuma. Amaze kuwuvuma uhita wuma, niko ubutumwa bwatubwiye, nubwo muri Mariko bavuga ngo bukeye bwaho nibwo basanze wuma. Abigishwa birabatangaza, muntu basanzwe bagendana, muntu basangira, akabwira igiti ngo ntuzongere kweraho imbuto kigahita cyuma. Byarabatangaje cyane. Mu bundi busobanuro, kubera ko Israeli itemeye Yesu Kristo nka Mesiya, yarayivumye koko. Ndagira ngo mbabwire ngo Israeli nyuma yo kuvuga kwa Kristo imyaka 70, igihe Yerusalemu yatwikwagwa, guhera ubwo Israeli yakuwe ku butaka nk'ishyanga. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo kuvuka, yamaze imyaka 1,100 n'indi kugira ngo yongere kwitwa Israeli, kuko yabonye ubwigenge tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu 1948. Umva imyaka Israeli yamaze itazwe. Abavuga amateka bayazi neza, mujya munabyibuka yuko Hitler yishe miliyoni 6 z'abayuda, abisiraheli. Bari baratatanye mu mahanga yose. N'uyu munsi hari abantu bari hanze ya Israeli bamaze kuba abandi bantu, nyine bamaze kuba mu yandi mahanga. Mwumve rero ukuntu iri jambo kuvumwa kuntu ari rikomeye cyane. Imyaka 1,850 Israeli itabazwa itari ku isi. Yabonye ubwigenge nkuko nabivuze 1948 ukwezi kwa gatanu tariki 14. Hashize imyaka myinshi cyane itabarwa ku isi. Niyo mpamvu Yesu harayo yavuze ngo nimubona umutini ushibutse utoshye, bwari ubuhanuzi uvuga ngo nimubona Israeli yongeye kubyuka, muzamenye ko ibihe byegereje. Niyo mpamvu abahanga muri Bibiliya bavuga yuko nyuma ya Israeli kubona ubwigenge, ibihe biriho biregereza, biregerana. Nababwiye ngo ndashaka ko twibanda kuri iri jambo ngo agaciro k'abana b'Imana. Wenda ubutaha tuzavuga cyane ku mwelayo. Yesu amaze kuvuma umutini, abigishwa bakabona urumye, byarabatangaje, barambwira ngo mbese uhereye ko wuma? Ariko mwibuke ko ngo yabonye ibibabi gusa kuri icyo giti. Ibibabi gusa bisobanuye kwizera kutagira imirimo. Niba uri umugaragu, shobuja ari boss, ugomba kumwereka umusaruro, pana amagambo gusa. Abakozi b'Imana, abana b'Imana, birakwiriye ko yego turi abana b'Imana, ariko ntidukwiriye kuvuga amagambo gusa. Tugomba kugaragaza ibyo dukora. Bibiliya ikavuga ngo hahirwa bapfapfira mu Mwami, ngo bakaruhuka imihati, hanyuma ngo n'imirimo ikaza ibaherekeje. Abantu bakunze kwitiranya imirimo n'agakiza. Ntabwo naje kwigisha agakiza, ariko n'ubutaha tuzakavugaho. Imirimo iherekeza agakiza. Hahirwa bapfapfira mu Mwami. Yesu yabonye ibibabi gusa ku mutini. Bivuze ngo ni abantu bavuga amagambo yo kwizera, ariko nta bikorwa. Yakobo yavuze neza, aravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye.
niba nzi ngo ndi umwana w'Imana, niba nzi ngo Imana ni papa, ngomba kuyigaragariza ukuri ko kwizera kwanjye, ngomba kubikora bikagaragara. Ariko si ndi umugaragu, ndi umwana w'Imana. Uri umwana w'Imana. Yesu niwe wabivuze. Ntabwo nkibita abagaragu. Yohana 15:15. Ntabwo nkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya ibyo shebuja avuga. Ntajya amenya ibiri ku mutima we. Shobuja aza kukubaza umusaruro, nta kubwira ejo hazaza. Shobuja aza kukubaza umusaruro. Yaje kureba umusaruro w'umugaragu, sanga ari nta kigena, ari bibabi gusa, hari amagambo gusa. Bisirayeli bari bakundaga kuvuga amategeko, bakavuga amategeko bakirwa, ariko ntibashobora kubishyira mu bikorwa. Niyo mpamvu mbere y'uko ugaragaza imirimo, ubanza ugaragaze agaciro ufite imbere y'Imana. Umubyeyi yabona umwana we aramubwira, umwana ukora ibi, ejo uzakora ibi, uzajya kwiga ejo, uzatsinda, uzagaragaza amanota, uzanyereka iby'imirimo, uze gukora ibi n'ibi, uze gukora ibi n'ibi. Nk'umubyeyi abwira umwana, ugomba gukora. Ufite umubyeyi azi inshingano ze, akwitayeho, yarakubyaye, ni ukurera, ibintu byose, imitungo yose ni yawe. Ariko hari ibyo bakubwira gukora. Abigishwa rero birabatangaza, ababwira amagambo akomeye cyane, ngo arababwira ati, ndababwira ukuri yuko mufite kwizera mutakora iby'umutini gusa, ahubwo mwabwira n'uyu musozi ngo ushinguke utabwe mu nyanja. Iyo usoma amagambo y'Imana usanga ibintu, umusozi, amazi, abantu. Urumva igiti cy'umutini kiravuga Isiraheli, kiravuga abantu b'Imana, isezerano rya kera. Umusozi yavugaga, yaravuga ngo uyu musozi, bavuga yuko uwo musozi bajyaga baterekera. Noneho bajya guterekera, ntibibuka Imana yabakijije, ntibibuka amateka y'Imana yabakuye muri Egiputa, ntibibuka amabwiriza y'Imana yagira ngo bahinduke, ntibibuka umugambi w'Imana kuri bo. Ahubwo uhereye muri cya gihe Isirayeli icikamo kabiri, abami batangiye kujya bajya guterekera kubera guha karibu Imana z'abanyamahanga, batangira kujya baterekera. Yesu aravuga ngo iyaba mwari mufite kwizera, mwabwira uyu musozi. Bivuze ngo ahantu ahantu hagizwe ibigirwamana, mufite kwizera, barakorera Satani, mwabwira Satani, mwamwirukana agatabwa mu nyanja. Inyanja aho ibisobanura gucirwa urubanza. Bibiliya ikavuga ngo Satani amaze gucirwaho iteka. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe ko Amen. nubwo ngo atontoma nk'intare, ariko yamaze gucirwaho iteka. Amen. Mufite kwizera, mwabwira uyu musozi, mwabwira iki kibazo, ikintu gituma Imana batizera Imana, iki kintu abantu, amateka kitari Imana, abantu baza guterekeraho bakaraguza. Mufite kwizera, mwagicira urubanza, kuko ibyo Yesu yakoze yarabidusigiye. Ni mpamvu yavuze ati mbahaye ubutware. Igihe bari bagiye kuvuga ubutumwa muri Luka 10:19, bagarutse baramubwira ati twabonye abadayimoni batumvira mu izina ryawe. Harabwira ati nabonye Satani agwa nk'umurabyo. Harabwira ati mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo kujya mukandagira inzoka na skorpiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, ngo kandi nta kizagira kibatwara. Ariko nimubyishimira ibyo ngibyo, ahubwo mwishimire ko amazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Agaciro k'abana b'Imana, agaciro k'abana b'Imana
si ukwirukana abazimu n'abadayimoni, si ukwirukana indwara. Agaciro k'abana b'Imana ni ukumenya ko ari abana b'Imana, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Harabwira ati noneho asoza n'ijambo, nzajya mvuga ninza hano, nzajya mvuga nimba ndi kuri cano n'ahandi hose nzavuga, kuko numvise ari ijambo rikomeye cyane. Aravuga ngo kandi ibyo muzasaba byose mwizeye muzabihabwa byose. Maze kugirira ijambo ku mutima, nkumva riri ku mutima, natekereje guhindura imisengere. Kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Yesu yajyaga avuga mu migani, ariko afite ubusondoro bukomeye cyane. Arashyira kashi ku isezerano rya kera risozwa, agafungura paje nshya y'isezerano rishya. Haleluya cyane. Arasoza isezerano rishya, akuraho isezerano rya kera, aho kwitwa umugaragu n'imbata, umuntu wizera Imana akaba umwana. Ariko kwibaza ako kantu, ko wari imbata ugahinduka agaciro kitwa umwana mu rugo, kandi uri ukomeye cyane. Hari igihe Petero yahuye n'abakoresha bikora, baramubaza bati niko we shobuja yishyura imisoro. Ni muri Matayo igice cya 15 mirongo. Shobuja yishyura imisoro. Petero nibaza ko yatekereje, ntaheruka kuroba, niyagiye genda yiyibye. Yesu ntarabona ajya mu mirima gusarura, yirirwa asengera abantu, abwiriza abantu, ntarabona aho yishyura umusoro. Ngira ngo aratekereje ati aba bagabo nimbabwira ko atishyura barahita bamfata, tujyane nabo tujye kureba uwo mugabo, bahita badufunga. Aravuga ati arishyura. 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 Noneho akimara kubivuga, ngira ngo ari bati ibi ngibi bikambayeho rero bagiye kudufunga. Ahita ariruka. Petero ariruka, akigera mu rugo aho Yesu yarari. Yesu aramutangura, aramubaza ngo niko Petero? Ndati karame, umwami asoresha abo mu rugo rwe cyangwa abo hanze? Petero tasubiza vuba, burya yarazi gusubiza vuba kubera yagiraga ishyaka. Aramubwira ngo ya asoresha abo hanze. Yesu ahita amubwira ati rero abana b'umwami bafite umudendezo. Iyo aza kurekeraho ntagire ikindi yongeraho. Reka mbabwira ka, iyo aza kurekeraho ntagire ikindi yongeraho, abana b'Imana bakagiye bajya kuri butike bagasaba isukari, akajya muri boucherie agasaba inyama, akajya muri mangazine agasaba ibintu, yaranze akavuga ati umwami yarishyuye. Umwami ntasoreshwa. Rwanda Revenue ntishobora kwisoresha. Kosiko kuri se Rwanda Revenue ntishobora kwisoresha, isoresha abacuruzi. Ngo ariko kugira ngo badakiranirwa, Pete, kugira ngo abantu badakiranirwa, aba bantu bakoresha bikoro abanyamisoro badakiranirwa, genda ujye kuroba ifi ya mbere uri bufate, urayisamura kanwa, urakuramwa amakutanye imwe, uraho umusoro wanjye ndira bwawe. Ngo agiye biba gutyo. Nababwiye ngo yaza kurekera batavuze ngo genda ujye gukora. Niyo mpamvu abana b'Imana bagomba gukora. Abana b'Imana bagomba gukora. Imana ikabamugisha. Niryo sezerano rega. Abana b'Imana bagomba gukora. Niryo sezerano. Nigeze kubaza umwarimu wanyigishaga, ndamubaza nti mwari muhanga cyane, ese ubutumwa bwo muri Afrika
tubwira abantu ngo ibitangaza ubutumwa bw'amahirwe, ururimi rw'icyongereza rwita ngo ni prosperity gospel. Nabajije babiri, nabajije umwe arambwira ati mu bihugu by'iwacu ubutumwa bwa prosperity gospel nibwo bwatumye itorero ritera imbere, kuko amafaranga atabonetse abantu itorero ntiryatera imbere. Uko niko kuri. Atari ku ikibazo abavuga bene ubwo butumwa bagira ni ukutamenya agaciro abana b'Imana bafite. Abana b'Imana bafite agaciro. Abana b'Imana bafite agaciro. Kuko niba nizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, ari we muremyi wa byose, ari we mutunzi wa byose, ari we ufite byose mu kiganza cye, ngo niwe byaremwe muri we, ngo niwe wabiremye, ngo nta cyaremwe kitaremwe nawe. Niko Bibiliya ivuga, Yohana cya mbere murongo wa mbere wa kabiri. Nta cyaremwe kitaremwe nawe. None se umwami, iby'umwami si iby'umwana? Nuko rero ngo iyo tuvuga bene ubu butumwa tugomba kumenya agaciro dufite. Yesu yaza kurekeraho namubwire kujya gukora, byari bivuze ngo abana b'Imana bakwiye kujya gufata ibyo kurya mu murima aho bihinze. Abana b'Imana bafite agaciro. Yesu yaza kutongeraho ngo genda ujye kuroba, byari bivuze ngo umwana w'Imana akeneye kurya, akeneye ikintu, akeneye imyambaro, icyo akeneye azagenda agifate, ababwira ati data yarishyuye. Ariko yaramubwiye ngo genda ukore. Ariko ijambo nashatse gukomeza gusubiramo ngo ibyo kandi ibyo muzasaba mwizeye muzabihabwa byose. Hasigara rero ikibazo cy'ibintu bitatu: gusaba, kwizera no guhabwa. Hari umuntu umwe yavuze ngo iri jambo umuntu ashobora kuryumva akavuga ati okay, ubu rero ngiye gusaba umwanzi wanjye ahita apfa, kuko ibyo muzasaba byose muzabihabwa. Ngiye gusaba iyo ataje nyimite nyitwara, kuko ibyo muzasaba byose muzabihabwa. Ngiye gusaba, ugasaba icyo ushatse nkuko, ariko Bibiliya ikabivuga neza ngo igituma tumukunda umwami nuko ibyo dusabye mu bushake bwe abiduha. Ubushake bw'Imana, ubushake bw'umwami Yesu Kristo, suko abana b'Imana bicwa n'agahinda. Ubushake bw'Imana suko habaho ubwihebe, ahubwo ubushake bw'Imana nuko bamenya neza agaciro bafite. Bagomba kumenya agaciro bafite abana b'Imana, hanyuma bakabigenderamo. Turi abana b'umwami, turi abaragwa, abaraganwa na Kristo. Yesu yarahinduye icyerekezo, isezerano rya kera. Arashaka ko abantu bizeye bamenya ko ari abana b'Imana, hanyuma bakabigenderamo, hanyuma bagakora bazi neza agaciro bafite. Hari igihe tujya twibagirwa. Nababwiye ngo nabaje abarimu babiri. Undi mwarimu yarambajije ngo, naramubajije nti se uvuga iki kubijyanye
n'ubutumwa bw'amahirwe. Arambwira ngo avuga muri cyongereza aravuga ngo do you want to die as a poor priest? Yarambaje ngo urashaka gupfa uri umutambyi w'umukene? Ndamubwira ndabyihana. N'umwana w'Imana, ndi umuragwa, ndi umuryango w'Imana, iby'Imana byose ni ibyanjye. Ariko igikomeye ngomba kumenya aho gaciro Imana yampaye. Abantu benshi bakunze kubivuga kubera ko bagira ngo bemerwe, nibyo, ariko igikwiriye si ukwemerwa ko ari bivuze. Igikwiriye no kwemerwa ko Imana ihari, kwemerwa ko Imana ari yo mubyeyi wacu, kandi ni data utubyara, yaratubyaye, yatubyaje amaraso y'igiciro gikomeye. Rero nsoza nagira ngo mbashimire cyane, mbabwira ngo hari ibintu biranga umwana w'Imana n'agaciro afite. Yesu yaravuze ngo muri umunyu w'isi. Arongera aravuga ati muri amashami. Aravuga ati simwe mwantoranije n'igihe watoranije kugira ngo mwere imbuto. Dufite agaciro ko kunga abantu n'Imana. Dufite agaciro twicaranye na Kristo mu rwego rw'ahantu hejuru cyane. Turi ab'ijuru, twahawe umwuka wo kutongera kugira ubwoba. Umwana ugira ubwoba imbere ya se nuko aba yagize amakosa. Umwana ugira ubwoba imbere ya se nuko aba yagize amakosa, ariko niba bagize amakosa isara cyamubona nk'umwana. Rero nagira ngo bifurize kumenya agaciro Imana yabahaye. Ariko niyo waba utarizera Kristo nk'umwami n'umukiza ngo witwe umwana w'Imana, ndagusabira kugira ngo wemere wizere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, winjire mu mugambi w'Imana, kuko Imana igufite umugambi utangaje. Ntibishoboka ko Imana yagutererana, yaguhana. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Mukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha cyane ku magambo utuganiriye tubwiye. Mu magambo make ari utubwiye ibiti bitatu bikomeye muri Israel. Icyambere watubwiye ngo umutini, cya kabiri umuzabibu, cya gatatu umwelayo. Aha, icyambere gisobanura iki? Icyambere magambo make cyane gisobanura, iyo uvuze kuri Israeli gisobanura ko Israeli ni umugaragu w'Imana. Yego. Icya kabiri, igiti cya kabiri cyasobanura ko Israeli yakabaye umwana w'Imana, ariko kubera ko itemeye Mesiya, igiti cy'umuzabibu kiraza gihindurwa cyitwa Itorero, umwana w'Imana. Umwelayo kikavuga ko ari Israeli in future. Bivuze ngo ni umugaragu, umwana, nyuma akaza guhinduka kitwa umugeni. Imana ihora ari umwami, ariko igenda ihinduka biturutse n'igihe. Imana ni bose, ni umwami. Isezerano rishya ni umubyeyi akanakira umwami, ariko mu bihe bya nyuma Yesu agaruka ni umukwe. Hanyuma Itorero ni umugeni, ari wo mwelayo. Amen. Yesu rero araje aravuga ati rero ntabwo mukira abagaragu. Ntabwo mukira abagaragu. Ni isezerano rishya, ntabwo dukira abagaragu. Ntabwo tukira abagaragu. Turi abana b'Imana. Yesu ni garafurere. Pe, ko niko kuri. Amen. Amen. Imana iguhisha mukozi w'Imana. Amen. Nanjye ndafashijwe cyane ku magambo utuganirije. Amen. Reka dufate akanya senge Imana. Nyuma yo gusenga Imana turi butange na aderese yawe abifuza kukubona. Imana ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye
ndagushimira kubw'ijambo ryawe rica kuri iyi cano gusenga buri munsi. Ndagushimira umugambi ufite kandi utangaje kubw'ubutumwa bwiza butangwa kuri iyi si yose binyuze mu ikoranabuhanga n'abo wahamagaye kugira ngo babikore. Ndagushimira ku buyobozi bw'iyi cano, ndagushimira ku abumva ubutumwa bwiza, ndagushimira urukundo rwawe wadukunze rutangaje aho kwitwa imbata n'abagaragu twitwa abana. Ndagushimira kandi ko dufite ibyiringiro bikomeye cyane, byiringiro by'umugisha, the blessed hope. Urakoze Yesu. Byiringiro by'umugisha cyo kuzakubona torero nk'umugeni, nawe uri umwami kandi uri umukwe. Iyi ni impinduka ikomeye cyane wakoze, kuko umugambi wawe uratangaje. Ndagushimira yuko washoboje kuza kuvuga ubutumwa, kandi ndagushimira yuko bisohoje nkuko wabishatse. Ndasabira abantu bose bakurikira ibi biganiro kugira ngo bagire neza kandi bashobore kurushaho gusobanukirwa umugambi mwiza wafitiye. Abatarakwizera mwami Yesu, ndasabye kugira ngo Mwuka Wera basange kandi bamenye neza ko badakwiriye kuba imbata, ahubwo bakwiye kwitwa abana n'inshuti z'Imana. Ndagushimira rero kubwa byose, ndagushimira umugambi mwiza, ndagushimira urukundo rwiza, ndagushimira kuri byose. Uhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Wifuza kubona washavugisha inama yakubona gute? Abifuza kumbona ni nomero ya telefoni ifite na WhatsApp ni 07 8 7 8 44 62. Subiremo ni 07 8 7 2 8 44 Imana 44 62. Imana ibamugisha. Wakoze umukozi w'Imana, Imana igumugisha. Reka dushimire umuntu yabanye natwe ibiganiro kuva gitangiye akabasonye natwe, tumubwira ngo Imana igumugisha. Tubasaba gukanda, tubasaba ushobora kuba ubwa mbere ugeze gusanga every tugusaba gukanda subscribe cyangwa gukora sabone, tugusaba kugeza ubutumwa ku bandi. Nubikora waba udufashije kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi Imana izaguha umugisha kubwo wadufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Imana ibahe umugisha. Ikiganiro naho ubutaha. Shalom, shalom. Amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.